korali Bikira Mariya umubyeyi w'Imana intimba bayifite mu gitaramo cyo gushimira Imana dufatanyije n'umuhanzi Rwabigwi Cyprien mu iyogezabutumwa ryimbitse tubatumiye mu gitaramo cyacu. Ni ku cyumweru tariki ya 27 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 muri hoteli Sainte Famille. Muzaze muri benshi dufatanya gusingiza Imana. Ni saa 11 zuzuye nta numwe ubuze, muze dufatanye umudiho dusingiza yaduhanze hamwe na korali Bikira Mariya umubyeyi w'Imana intimba bayifite. Kuba uri muri korali Buya ni igiki byagufashije waratira abandi utari kugeraho utayirimo? Kuba muri korali Buya ikintu bimfasha cyambere bimfasha kwitagatifuza kuri roho. Nkuko uririmbye neza abasenze kabiri nanjye iyo ndi muri korali mba numva ntanze ubutumwa bwimbitse kandi binyuze mu ndirimbo. Numvise ko korali Bikira Mariya umubyeyi w'Imana intimba bayifite hari ibikorwa mugenda mukora ngo ahantu hatandukanye, nubwo yenda handitse mu ivanjiri ngo iby'ukuboko kumwe kw'ibumoso gukoze kw'iburyo ntikukabimenye. Donc ibikorwa biri sociale mujya mukora waratira abandi nyine muri korali ni ibiki? Urakoze. Ibikorwa biri sociale dukora tujya dusura abagororwa mu magereza cyane cyane nko muri gereza ya Mageragere tujya dukora igikorwa cy'urukundo tukajya kureba abariyo. Ikindi gikorwa cy'urukundo dukora tujya kureba abarwayi ku bitaro, bamwe baba bafite amafagitire yananiranye izo dushoboye tukazishyura, abakeneye gukorerwa isuku tukabakorera amasuku. Yego. Wow, ni byiza cyane. Sora none se hari umuririmbyi mwari mufite mu minsi yashize witwa Bibiane usigaye hari ibyo atanumvikanaho na Kiliziya, hari bimwe atemera. Mwebwe mwabifashe gute nkawe nk'umuririmbyi wa korali Bikira Mariya umubyeyi w'Imana intimba bayifite mugenzi wawe kuba yenda byaragenze gutyo kuri wowe wabifashe ute, wabyakiriye ute? Mu gihe yari ahari twakoranaga ubutumwa bikanagenda neza kuko yari anashoboye afite ijwi kandi ari n'umuhanzi ashoboye guhanga. Ngewe rero nka kuriya byagenze ntabwo mbifata nk'igikuba kuko Roho Mutagatifu atora igihe yishakiye no mu gihe icyo ari cyo cyose. Kuba yaragiye hariya nabyo ntekereza ko ari nk'ivugabutumwa rindi
ntagomba numva ari nk'igikuba cyacitse kuko naho yagiye ndumva avuga Imana. Ubwo donc Imana yamuhaye ubundi butumwa mu yindi miryango. Imana yamuhaye ubutumwa mu bundi buryo. Ni igiki utazibagirwa yakumariye nk'umuririmbyi wa korali Buya cyangwa yamariye korali yawe muri rusange nyine donc uzaho kizatuma uhora umwibuka? Bibiane ubusanzwe usibye ko byabaye ngombwa ko ajya gukora ubutumwa mu bundi buryo, ariko njye namufatiragaho nk'urugero kuko umurimo yari ashinzwe yawukoraga neza kandi akawukorana umuhati. Ikindi wenda twamwibukiraho, hari nk'indirimbo yakunzwe yagizemo uruhare, indirimbo dufite twamenyekanyeho cyane, Nyemerera Tugendane, iri mu ndirimbo yagizeho uruhare rukomeye. Icyo ni ikintu rero igihe cyose tuyiririmbye Bibiane atugaruka mu mitima. Wow, urakoze cyane. Urakoze. Icyatumye duhitamo gukorana na Rwabigwi, tuzi neza yuko abishyize hamwe Imana irabasanga, kandi abishyize hamwe nta kibananira. Twahisemo rero gukorana na Rwabigwi nk'umuntu ufite ubunararibonye kandi akaba akunda iyogezabutumwa. Tuzaba turi mu gitaramo cyo gushimira Imana, ndetse harimo n'iyogezabutumwa ryimbitse. Ibyo rero akenshi umuhanzi Rwabigwi Cyprien ni ubutumwa akora kandi akabukora abukunze. Twahisemo rero gukorana nawe kugira ngo abantu bazaba bitabiriye igitaramo bazarusheho kubona ireme koko ry'igitaramo. Hanyuma ikindi kiyongereyeho nuko Rwabigwi Cyprien ni umuhanzi, afite indirimbo ku giti cye, afite indirimbo zomora imitima, afite indirimbo zikomeza abantu mu bihe bigiye bitandukanye, afite n'indirimbo nyinshi zituma umuntu yumva ari mu isengesho koko agatakambira Yezu bitewe n'igihe arimo. Gukorana nawe rero ni umugisha, kuba nawe yaranabitwemereye turanabimushimira, kandi gukorana nawe twizeye yuko hari ubundi bunararibonye tuzunguka, ndetse hari n'abandi bantu abamukunda bazaza natwe babonereho kubona ibikorwa dukora, bityo turusheho koko guteza imbere uyu murimo w'iyogezabutumwa. Murakoze. Kwinjira mu gitaramo cyacu abana n'abanyeshuri ni amafaranga 3,000 ndetse n'5,000 ku myanya isanzwe, n'10,000 mu myanya yegeye imbere, ndetse tukaba dufite na kategori ya VVIP ku 20,000. Ushobora kuba ukeneye tike, ushobora kuyisanga kuri website kuri www.ibitaramo.com, ndetse ushobora no kuba wasanga amatike kuri Librairie Sainte Famille, ndetse no kuri MBC Restaurant imbere ya Regina Patrice kuri Plaza. Ikindi nanone ku muntu wifuza kudutera inkunga, ashobora kudutera inkunga mu buryo butandukanye bw'ubushobozi akoresheje Momo Pay kuri kode 137645 yanditse kuri Paroisse Catholique Sainte Famille. Murakoze. Muraho, nizere ko muri amahoro. Nkuko mubibona rero turi mu myitozo, dukomeje kubategurira ibintu byiza kandi biryoshye hano muri konseri. Muri iyi konseri rero ku rwego rwa tekinike cyangwa rw'imiririmbire twabateguriye ibintu byiza cyane biryoshye, biryoheye amatwi, ku buryo ari abana batoya, urubyiruko ndetse n'abakuru bazisangamo bose. Twabateguriye indirimbo z'amahanga, abatumva Ikinyarwanda bazisanga mu Cyongereza, abatumva Icyongereza bazisanga mu Gifaransa, abatumva Igifaransa bazisanga mu Kidage, indimi zitandukanye twagerageje kubatekerezaho cyane. Ikindi kandi muri iyi konseri yacu mu rwego rw'imiririmbire tuzaba turi kumwe n'umuhanzi wamenyekanye cyane Rwabigwi Cyprien, ufite indirimbo zikunzwe cyane cyane muri Kiliziya Gatolika zirimo Nkubone. Tuzaba turi kumwe cyane, azadufasha guhimbaza uwo mugoroba wo gushimira Imana. Nizere ko rero namwe muzamuhari kugira ngo ibyo bintu twabateguriye tutazasanga turi kubyiririmbira twenyine, ahubwo namwe bizabagere ku mutima, bibafashe gusingiza Imana. Murakoze cyane. Yesu akuzwe bavandimwe, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabibwira nk'umukoraliste uva mu mubyeyi umara intimba bayifite, ufite byinshi byo kuyivugaho kubera igihe tumaranye n'abavandimwe, maze natangiye kuririmba muri 2000, ninjira muri charismatique, mvuye muri charismatique mpita ninjira muri korali Bikira Mariya umubyeyi umara intimba bayifite,
nishimira kubamo no kubana n'abavandimwe ko mfite byinshi byamfashije. Nari mvuye mu buzima nari ndi mu buzima bwo kuba ndi umupfakazi wa jenoside, numva ko nta kintu nshoboye kandi numva ko ubuzima bwanjye burangiye mu ntekerezo kubera kwifasha, kubera gukora mu buzima bwa jyenyine. Ariko narebye nsanga ntari jyenyine, mbona ko ndi kumwe n'Imana. Nabashije rero kuba mu buzima bwo kwinjira mu kuririmba, hari icyo byamfashijeho. Ntabwo nigunze, ahubwo nishimiraga kuba nzamura ijwi, nkazamura amajwi yanjye ndi kumwe n'abavandimwe, nkaririmba. Bimpa gukomera, bimpa ubuzima kugeza na n'ubu. Ndabishima, niyo mpamvu na n'ubu ngubu Imana yampaye imbaraga zo kubibamo, na n'ubu nkaba ngifite imbaraga zo kubikora. Bashishikarizaga n'abandi bumva ko bataheranwa n'ibibazo bakaza kuririmba, bakaririmbira Imana. Kuririmbira Imana ni ibyishimo bisa, ni umunezero, nta bibazo bindi umuntu agira aririmbira Imana. Murakoze cyane, ndabashimiye. Amahoro y'Imana abane nawe. Ikibazo bajije ni cyiza cyane, ariko ni n'ikibazo cyoroshye kubera ko abacuranzi tumaranye igihe kirenga imyaka 5 twese dukorana, kandi bigendere na experience na concert y'ushize nitwe twayicuranze. Rero bizatwora cyane kuyikora neza bitewe n'uko tumaze igihe tumenyeranye, kandi nibyo gutegura tubimaranye igihe kinini kirenga amezi 5. Rero imyiteguro irarimbanyije kandi imeze neza. Banazaza muri concert tuzabaha byiza, tuzaba twabateguriye nk'uko bisanzwe iteka. Ego korali Bikira Mariya umubyeyi w'Imana bayifite, ni korali ikorera ubutumwa muri Paroisse Sainte Famille, ni korali isusurutsa abantu cyane, ni korali ikunda gutegura ibitaramo, ni korali ishingiye kuri groupe charismatique. Mbese turabatumiye kugira ngo muzitabire iki gitaramo kinogeye amajwi, kandi buri wese yumvamo uko indirimbo ashaka, indirimbo imuryoheye. Ni turabatumiye mu kuza kudushyigikira. Ni ubutumwa tugomba gukora, twamamaza inkuru y'Imana, twamamaza ijambo ry'Imana, twamamaza mbese uwo Kristo wazutse kugira ngo tumuhamye mu by'ukuri koko. Igitaramo rero kizabera kuri Hotel Sainte Famille ku itariki ya 27 z'ukwa 10 guhera saa 11. Tuzaba turi kumwe n'umuhanzi Rwabigwi. Kwinjira ntago bikanganye cyane, ibiciro byoroheje, 3 ku banyeshuri, 5 hasanzwe, 10 VIP n'10 20 VIP. Ubwo rero turabatumiye, buri wese ahazibona azaze. Turabashishikariza umuzaryoherwe n'amatwi kuko tuzaba ari uburyohe. Ndabatumiye mwese. Yego, murakoze cyane. Kuba muri korali ni byiza, umuntu yungukira nk'umuryango cyane. Icyo byamfashije ngewe ku ruhande rwanjye ni ukwigenana n'Imana kurushaho kunguka umuryango urenze uwo mvukamo, umuryango umfasha gusenga. Rero kuba muri korali ni impamvu y'ibyishimo, ni impamvu ituma umuntu ahora yumva yishimye, kuko nta hantu ushobora kujya ubabaye ukishima, waba wumva utameze neza ukabona ibyishimo. Rero kuza muri korali Bikira Mariya umubyeyi w'Imana intimba bayifite, ushira intimba pe, bituma ugira ibyishimo bihagije. Rero ndashishikariza abajene, inshuti zanjye, abantu mukunda kuririmba, abantu mushaka gukuza impano, ni karibu cyane muri korali umubyeyi w'Imana intimba bayifite.
tubafashe kwegerana n'Imana ndetse no gukura impano mu muziki. Murakoze cyane. Ikindi nashaka no kubashishikariza kuza mu gitaramo dufite ku itariki 27 z'ukwa 10 uyu mwaka n'ejo bundi. Muzaze dutarame mu ndirimbo nziza, mu majwi meza nk'aya muri kumva inyuma yanjye. Bizaba ari byiza cyane, ntazagira ubura. Kizatangira saa 11 nk'uko nembivuze ni ku itariki 27 z'uku kwezi turimo kwa 10 kuri Hotel Sainte Famille. Muzaze muri benshi, tuzabakumbuza byinshi, tubakundishe no kuririmba, tubakundishe n'umuziki. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu mwaka rero twabateguriye igitaramo cyo gushimira Imana duhatanyije n'umuhanzi Rwabigwi Cyprien. Turatumirira rero abantu bose bazitabira iki gitaramo kugira ngo muzaze mutere inkunga, mufashe abo bana. Nk'uko intego twahoze mbivuga, intego yacu ni ugufasha abana bakagira ubuzima tubafasha kuriho ndetse no ku mubiri. Uyu mwaka rero igikorwa kizaherekezwa n'icyo gitaramo ni ugufasha abo bana bavukanye uburwayi budakira. Turatumira rero buri muntu wese ufite umutima w'urukundo ushobora gufasha atera inkunga iki gitaramo, agura itike. Kwinjira mu gitaramo cyacu ni 20,000 mu myanya y'icyubahiro, mu myanya ikurikiye ni 10,000, 5 ndetse ni 3,000 ku bana n'abanyeshuri. Turahamagara rero buri muntu wese kugira ngo agire ubushake bwo gutera inkunga abo bana ndetse adufasha natwe ubwacu, adusabira kugira ngo koko uyu murimo wo kwamamaza ingoma y'Imana ukwire hose. Murakoze cyane.